Alright, nanone nabasuje cyane, nanone Novak Show TV nk'ibisanzwe. Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba hamwe ibintu bitanu cyangwa se amwe mu mabanga atanu. Bimwe mu bintu bitanu udakwiye kugira urwitwazo kugira ngo utangire kuremya cyangwa se kugira ngo utangire kugira utuntu runaka ukora muri make, kugira ngo utangire kugira utuntu ukora ko gufasha gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo nawe ugere mu bantu bafite utwo bafite muri rusange. Abantu benshi cyane bagiye bagibazaho cyane, bibaza ngo se kubera ikintu afite ibi bigenda gute, se mfite iki kibazo, ibintu nk'ibyo. Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe bimwe mu bintu bitanu bitakira urwitwazo kugira ngo ubashe gutangira kuremya cyangwa se ubashe gutangira gukora muri isi ya tekinoloji, muri isi y'iterambere n'ikoranabuhanga tugezemo. Ikintu cya mbere ukwiye kuyirinda no kumva ko ukeneye kuzagira umupangu muzima, mbese kuzagira umupangu wuzuye muri rusange, kuzagira umupangu wuzuye, mbese kumva ko ngo ndumva ibintu bitaraba ready bya nyabyo kugira ngo umuntu atangire. Ukeneye no kumva ko umupangu wawe ushoboka, urashoboka, hanyuma tangira. Bavuga ko burya ngo umupangu wuzurira mu bikorwa. Burya umupangu wuzurira mu bikorwa, ntabwo uzatangira uko umupangu wamaze kuzura. Iyo utangiye kubikora bigenda biza, ni nabwo uzanamo udushya. Ibyo bibaho ko hari uburyo gutangira project runaka akazarira yajya gushiduka abandi bayitangiye. Bibaho cyane kubera iki nyine ngo haracyabyiga, ngo ntabwo uruzura, ngo hari bitaruzura, ngo hari akantu kakiri kuburamo. Usanga umuntu afite uburyo bwo gutangira project runaka, afite uburyo bwo gutangira business runaka, afite buri kimwe cyose yagatangije business, yamaze kubona ko business ishoboka. Ni urugero, niba ari business ashaka gukora ariko nyine akumva ko hari ibintu bikiri kubura, niba amaze kumva ko umushinga ushoboka, tangira business. Ibintu byose bifatika burya bizira mu bidafatika. Ibintu bifatika bizira bitangira bidafatika burya. Naho baherwe badanje tubona batangira, abenshi batangiriye ku busa, abenshi baba batangiriye ku busa, ariko uyu munsi none kaba bari mu bamwe bafite amafaranga menshi cyane twubaha. So rero ntuzategereze ko ibintu byose biba byuzuye ngo ubone gutangira. Najya nguzo kuri kuna n'igihe uzigira ubona ibintu byuzuye, nta kizijya kibaho. Niyo utegereje kuzagira ngo ubone ibintu byuzuye kugira ngo ubone gutangira, ntabwo kuzigera ukibona, icyo gihe nta kibaho. Icyo ukeneye ni gutangira, hanyuma ibyo ngibyo wumva ko bitaruzura bizagenda byuzurira muri ibyo ngibyo watangiye gahoro gahoro. Nk'ibisanzwe kandi ntabwo uzatangira business ngo buke yagutse, n'undi ni gake gake. Tangira umunsi wa none, mu minsi ya vuba, mu minsi izakurikira uzagenda ubona bigenda n'ibidasobanuka bisobanuka. Indi ngingo rero udakwiye kugira urwitwazo, udakwiye kurebaho cyangwa se ngo bigire ngo ibintu ngo nyine impamvu ituma ngo udatera imbere, impamvu ituma udatangira kugira ibyo byaremya, kugira ababyeyi bagushyigikira cyangwa se kugira ababyeyi bagutera ingoma mu bitugu, kugira ababyeyi bagushyigikira, kugira ababyeyi bakumva, bagutega amatwi. Ibi ntabwo bikigezweho cyangwa se ntabwo bikiri urwitwazo mu rugamba rwo kuremya muri isi ya none. Ntabwo ukeneye kugira ababyeyi bagutega amatwi, ntabwo ukeneye kugira ngo ababyeyi bakumve kugira ngo ubashe kugira ibyo uremya. Icyo ukeneye gusa ni ukumva ko ubikeneye, cyangwa se upfa kumva ko ukeneye gukemura ikibazo runaka, ukeneye gutangira. Tuzi abantu benshi cyane bagiye babigerageza mu by'ukuri batumva, ariko inyuma bikaza kuza kugerwaho ndetse nabo bakabumva. Ndetse ikindi ukwiye kumenya tukiri kuri iyi ngingo, abantu benshi bakunda kwitiranya ibintu. Burya bakunda kuvuga ko umusore utwara imodoka ya papa we ntabwo akwiye ijambo mu nama y'abanyonzi bafite amagare yabo biguriye mu mafaranga yabo bakoreye. Niba utwara imodoka ya so, ntabwo mu by'ukuri ntabwo uba ukwiye ijambo mu nama y'abanyonzi batwara amagare yabo biguriye ku mafaranga yabo bakoreye. Mani magambo, ukeneye kugira utuntu na nyaremya twawe
nubwo bwose abo wumva ko ababyeyi batagushyigikiye. Ibintu byo kuremyaremya ibintu byo kumva ko ababyeyi bagushyigikiye ntabwo bigikora. Ibintu byo kurenganya ababyeyi bawe ntabwo bigikora, ngo ababyeyi banjye ntibashyigikira, ngo ntabwo bantenga mu bitugu, ngo niyo mpamvu natera imbere, niyo mpamvu ntagira icyo nkora, ngo nuko nabuze support y'ababyeyi. Oya, ntabwo kuri ubu ngubu ibintu byo kurenganya ababyeyi ngo nuko batagushyigikiye bikigezweho. Ntabwo bikigezweho rwose. Indi ngingo ya gatatu ni ibitekerezo bishya. Ibitekerezo bishya ntabwo bikigezweho. Kujya hari ukumva ko ngo ukeneye kuzavumbura ikintu gishyashya cya danje, ukeneye kuzagira ikintu cya danje gitwika ngo uzabone gutangira runaka. Bavuga ngo isi yuzuyemo ibitekerezo byinshi cyane, icyo ukeneye gusa ni ukwishyiramo umwimerere wawe. Icyo ukeneye ni ukwishyiramo umwimerere wawe runaka wihariye, kugira ngo bibe bifite itandukaniro n'iry'ibindi bisanzwe bihari. Rero ntabwo ukeneye igitekerezo gishyashya cyawe, wowe icyo ukeneye ni ugufata bya bintu bisanzwe bihari, ahubwo ukabishakira umwimerere runaka, ugashakamo akandi kantu k'itandukaniro. Urugero, ushobora gufata uruzinduko rwo kujya nko mu bihugu by'abaturanyi, ukabona hari project runaka, hari business runaka, hari ibintu bikorwa muri icyo gihugu iwanyu bitahakorerwa, muri karitsiye iwanyu bidahari. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Icyo gihe iyo ugarutse wakwiye kwiga kuri icyo kintu, avuga uti ni gute ibintu ntabikora hano iwacu, nanjye nkabitangiza. Nuvuga ngo ibitekerezo biri hamwe, icyo ukeneweho ni ukubishyiramo umwimerere, ukazana umwimerere wawe, akantu kawe gashyashya runaka muri cya kintu gisanzwe gihari, ukacyongerera agaciro mu yandi magambo. Ikindi kintu kitakigezweho cyangwa se udakwiye kugira urwitwazo ni inzira za bugufi cyangwa se inzira za panya zo gutera imbere. Mu by'ukuri nta nzira za bugufi ziba mu gutera imbere, ntazo. Abantu benshi bamenye ko nta gukira bya mu gihe gito bikibaho. Ntabwo bikibaho, niyo bibayemo biba birimo risike. Niyo zihari izo nzira za bugufi ziba zirimo risike. Inzira ni uguhinga nyine. Inzira no guhinga ntabwo bikiri uguhiga. Inzira no kugenda ugahinga, ukarimagura, ugatera imbuto, imvura yawe ukajya kubagara, nyuma kubagara ugategereza gusarura. Kuri ubu ngubu nta nzira za bugufi zigishoboka, niyo zibonetse ziba zirimo risike. Kugira ngo kino kintu nacyo hari muri iyi minsi ya none biragoye, muri isi ya tekinoloji biragoye, ariko mu by'ukuri inzira za bugufi nyine ni risike. Niyo zihari ziba zirimo risike. Rero ntiwumve ko hari inzira za bugufi uzabona kugira ngo mbese ukanga gukora ngo utegereje ya mahirwe ya danje azaza rimwe ngo ugatuturitsa. Usanga umuntu aho ngaho yanze kugira icyo akora ngo ategereje ko azabona ya mahirwe runaka aje rimwe kuri rimwe agahita aturitse ikintu runaka gifatika. Ntabwo bizigera bibaho. Rero uko ibihe bishira, uburyo bwo kuremyaremya bugenda buhinduka. Kera byari uguhiga, ariko ngubu ni uguhinga, ntabwo bikiri uguhiga. Uko ibihe bigenda bishira, uburyo bwo kuremyaremya bugenda buhindagurika. So ukwiye kumenya ko rero nawe ukagendana n'igihe muri rusange. Indi ngingo ngira ngo tunasorezeho ni ingingo yo kwiringira abandi bantu. Kwiringira abandi bantu nuvuga ngo ukumva ko ngo runaka ngo bimeze gutya na gutya, ngo nanjye ngo nanjye bizagenda gutya. Nuvuga ngo icyo ukeneye cya mbere na mbere ni uko niba utarabona portion ushaka kuganamo, gerageza ufokase, ukore ibintu byinshi bitandukanye, umenya ku bintu byinshi cyane bitandukanye, hanyuma bya bintu
ubona ko wakora aba ari byo ushyiramo amaboko. Sinzi niba ikintu kiri kumvikana cyane. Bavuga ngo weho banza tugiye ku ingingo, banza ukora ibintu byinshi cyane bitandukanye, hanyuma numara gufata decision y'ikintu ushaka gukora ugitangire, hanyuma recruiting abandi bantu runaka mukorana muri iyo project yawe utangije. Benshi ntibagiye banahombywa n'abantu bakoreshaga byagiye baho cyane. So rero ukeneye ni ugutangira project, hanyuma ukanazana ba bantu ubona koko mwakorana, mukamwatangirana, mukazamukana muri project yawe. So mwakoze cyane rero muri kino kiganiro cy'uyu munsi, twareberaga hamwe bimwe mu bintu by'ingenzi cyane bitakiri urwitwazo muri iyi si ya none yo kuremya. Ndabashimiye cyane.